Reka nongere mbahe ikaze hano mu kiganiro cyacu. Yes, nkuko nabibabwiye ni Chris Pro. Katangire n'igice cyacu cya mbere cya korali Inyange za Mariya, aho Inyange za Mariya umunsi w'ejo zadutaramiye neza cyane bigatinda hariya muri hoteli ya Sainte Famille. Bari bambaye neza nkuko muri muragenda mubona aho hejuru rwose. Ibirori byari ibirori nkuko nimugoroba naberekaga rero ukuntu stage yari imeze. Stage yari iteguye neza, ibintu byari uburyohe, aho Inyange za Mariya zije kudutaramira ku gitaramo cya Bikira Mariya kuko turimo turitegura umunsi mukuru wa Assomption. Akaba rero ari igitaramo cyari kirimo abahanzi bagiye batandukanye nkuko nagiye mbigarukaho. Harimo umuhanzi Niyonzima Oreste nkuko muri kumubona, akaba yari ari kuri keyboard arimo aracuranga ibintu ari uburyohe. Mu producer ukomeye cyane no mu gihugu muri Catholique witwa Emi Pro nawe yarahabaye. Denis Nyituriki urabyumva nawe ntabwo yahabura. Hari abantu bagiye batandukanye rero. Ibintu byari good, fine. Byari uburyohe cyane. Tukaba twagize amahirwe rero yo kuba twavuganye n'umuntu umwe mu bakunzi ba korali Inyange za Mariya, akaba ari n'umumizisiye ukomeye cyane witwa Ange. Akaba hari byinshi yadukusanyirije rero ku bigendanye n'igitaramo cyabaye ejo, uko yakibonaga, igihe cyatangiriye. Ibyo byose muraza kugenda mubikurikira nkuko agiye kubidutangariza. Komeza rero ubane natwe, reka dukurikiye Ange atubwire ese ryari bimeze bite. Igitaramo cy'ejo cyari cyiza cyane. Igitaramo cya korali Inyange za Mariya ikorera ubutumwa hariya kuri Katedrali Saint Michel. Rwose igitaramo cyari cyiza cyane, cyari kirimo ibintu bigiye bitandukanye, kirimo abasitari bagiye batandukanye, ibikorwa bigiye bitandukanye. Icyo gitaramo cyabereye hariya kuri hoteli Sainte Famille, cyari cyiza cyane rwose. Ibyo wamenya, igitaramo cyatangiye saa 12 zuzuye mu kadomo, ubwo abaririmbyi rwose bari bambaye neza mu mabara atandukanye, ubwo badutaramiraga bakoresheje indirimbo za Bikira Mariya, kuko n'ubundi cyari igitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Assomption, ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Umva ko byari byiza cyane. Zimwe mu ndirimbo bakoresheje za Bikira Mariya by'umwihariko harimo indirimbo Chercher avec toi dans nos vies, indirimbo rwose abantu bakunze cyane bakayishimira, bigatuma bayisaba ikongera igasubirwamo. Harimo indirimbo U Rwanda ni urwawe Bikira Mariya, harimo Imana ni umubyeyi, ubu ndatamba, harimo turakuramutsa, harimo indirimbo ibigwi n'izindi ndirimbo zitandukanye z'umunsi mukuru wa Bikira Mariya, harimo na Ave Maria. Ni nyinshi cyane, baziririmbye neza rwose mu majwi meza, banaririmbanye n'umukobwa mwiza cyane w'umusoriste twemera mu Rwanda yitwa Ingabire Marie Ange. Indirimbo yitwa Ave Maria rwose barayiririmbye, yari arimo ayituririmbira neza cyane, turishima. Abandi bahanzi rero b'ibyamamare bari batumiwemo, harimo Oreste Niyonzima, yari ari ku buhanga bw'ibyuma rwose hariya, afatanyije n'abandi bahanzi babiri. Hari uwari uri ku buhanga bw'ibyuma, hari batatu bari bari gucuranga, hari abagitarisite babiri, harimo uwitwa Jeremy. Byari byiza cyane, na dekorasiyo wabonaga ko imeze neza cyane. Sale yari yakubise yuzuye abantu rwose, bigaragara ko bakunda umuziki Gatolika kuko bari bawitabiriye cyane, kuko bamwe bari banahagaze hanze, wabonaga ko babuze imyanya yo kwicaramo, kuko nyine byari byitabiriwe. Birashoboka ko bari bateganyijwe atari bo baje, ahubwo huzuye hakaza benshi n'abandi benshi cyane.
nkomeje ku basitari bari bahari cyangwa se abahanzi gaturika, navugamo gurupe iririmba dukunda cyane, iyo gurupe yitwa SL cyangwa se Salome na Roberto, gurupe nziza cyane dukunda cyane, harimo umuhanzi n'umucuranzi Denis Niyituriki, nawe yari arimo rwose, byari byiza cyane, n'abandi basitari benshi, Five Bright Singers bari barimo, wabonaga ko ari ibintu byiza cyane rwose. Igitaramo cyari cyiza, ubona ko abantu bacyitabiriye, amajwi meza y'abamarayika ya korali Inyange za Mariya yatumye hagwa imvura, cyangwa se Imana yatwoherereje imvura. Byari byiza cyane, byari byiza cyane, uburyo dekorasiyo yari imeze, uburyo sonorizasiyo, abacuranzi, aba muri audience nabo bari bishimye cyane, ubona ko ari ibyishimo cyane, ko byari umwihariko ko korali yari inshuro ya mbere bakoze konseri, nimba ku nshuro ya mbere byari byiza cyane kuri ruriya rwego, bigaragara ko ku zindi nshuro byo ubwa kabiri cyangwa se n'izindi nshuro bizaba ari byiza cyane birenze uko tubitekereza. Ikindi cyari gishimishije cyane ni ukuntu bari bambaye, bari bateguye ibintu byabo, amasiteji, uburyo abantu bagiye bafata ijambo, uburyo bagiye bakira abanyacyubahiro cyangwa se abashyitsi babonetsemo aho, n'uburyo bakonvetse audience by'umwihariko, bigatuma kuva konseri yatangiye audience yuzuye kugeza irangiye. Rwose twarishimye, baradushimishije, korali Inyange za Mariya bakomeze rwose, bakomereze aho, badushimishe, tubari inyuma. Ikindi bavuze ko ari umubare, ari abaririmbyi 100, ariko umubare nyirizina w'abitabiriye cyangwa se babashe guparticipa mpaka kugeza kuri finali, kuri konseri, bavuze ko ari abaririmbyi 78, batubwira ko rwose bakeneye kuba byibuze 150, bafite na alubumu nshyashya bashaka gusohora, cyane ko bari bamaze gusohora alubumu 2, bavuga ko bashaka gusohora alubumu ya gatatu izaba igizwe n'indirimbo 10, aka kanya bakaba bamaze gutunganya indirimbo 6. Yes, uwo yari Ange rero, akaba yaratubereye neza 100% kuri iriya hoteli aho kino gitaramo cyari kirimo kirabera. Byari byiza rero ku bantu bahagiye, murabizi neza, ndetse ku batarabashije kuhagira, murabona ko vibes zari vibes. Butaha rero nizere ko Inyange za Mariya zongera kudutegura igitaramo kiryoshye cyane, ntawe uzabura, tugomba kuhahurira twese, ubundi ibintu bikagenda neza cyane, tukifatanya nabo mu gusingiza Imana, ndetse nk'uko bikorari yose iba ifite iyi ntego, ariko nyine ntibe ari lokali gusa, ahubwo ikaba ari intego ikwira mu gihugu cyose ndetse no hanze muri rusange. Yes, izo zari na Inyange za Mariya. Reka twihute tujye mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri ni korali twibandaho, irimo irakora ibintu neza cyane muri iyi minsi, ikaba ari korali iryoshye cyane. Reka mbumvishe. Kuva
Yes, iyi rero ikaba ari korali yitwa Misericordia, ikaba ari korali ya hariya Kimihurura rwose irimo irabikora neza muri iyi minsi. Si iminsi gusa, urabona ko ni korali yiteguye neza cyane kandi ishobora kutubyarira umusaruro ukomeye cyane mu gihe kiri imbere muri Kiliziya Gatolika. Iyi korali Misericordia rero nkuko nari mbivuze ikaba iherereye muri Kimihurura hariya, ikaba iba muri paruwase yitiriwe umubyeyi utabara abakristu yari Kimihurura. Ikaba ari korali rero imeze neza cyane, abangiye kugenda banyuramo muri makeya mu mateka yayo. Ese ni korali imeze gute? Ese yavutse ryari? Igereye kuki? Ubu ngubu iradutegurira ibiki? Ibi byose ni mu kanya. Yes, korali Misericordia rero ikaba yaravutse tariki 2 z'ukwa 12 2018, nyuma y'igihe gitoya mu mwaka wa 2020 rero iza kuba nk'igenze gake kubera kira cyogerezo cyari cyaraje nyine cya COVID-19, yongera kubyuka neza ijana kurindi mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa kane. Ubwo rero hari habonetse agahenge ka kira cyorezo, abantu bahana intera, urabyumva nawe urabyibuka ko byari bimeze ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe rero hari hasigayemo abantu batanu, abaririmbyi batanu. Urumva kira cyorezo cyagiye gikoma mu nkokora ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye, ariko nyine abo bantu batanu ntabwo bigeze baryama ngo basinzira, ahubwo bahise bongera kubyutsa korali irakora kuko ntago bacitse intege cyane ngo baherezeyo. Kandi iyo korali nanone ntabwo yari ifite n'umutekinisiye n'umwe, nta mutekinisiye n'umwe bagiraga, bari kwirwanaho. Umva rero ko Imana yari bafiteho umugambi ukomeye. Nyuma rero nibwo korali yaje kubona umutekinisiye umwe rukumbi watangiye kuyifasha agana mu mwaka mu 2021, ariko nyine mu kwezi kwa gatandatu. Guhera ubwo rero korali yatangiye kubaka ibikorwa bikomeye ndetse n'izina ryayo rigeze ku rwego rwiza. Ubu rero umutekinisiye wayo mukuru yitwa Marcel Ndikumana, ari nawe uyirangaje imbere mu bikorwa by'iterambere. Kuri ubu bakaba bamaze rero kugira ibitaramo bibiri byose mu gihe gitoya. Igitaramo cya mbere cyo kwisuzuma bagikoze ku itariki ya 8 z'ukwa mbere 2023, nkuko muri muragera mubona aho hejuru, aho abakristu bishimiye cyane ibikorwa byabo banasaba ko bajya bakomeza kubataramira. Igitaramo cya kabiri rero cyo cyari kiryoshye kurushaho, kimeze neza cyane. Bagikoreye muri Kiliziya Paruwase, aho bataramiraga abakristu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2024. Korali rero urumva ko imaze kugera ku rwego rushimishije kuva korali igeze
ku rwego rwo kuba yakora ibitaramo, akaba amaze kugera gukora ibitaramo 2. urumva ko iyi ni inzira y'iterambere, kandi iterambere riganisha ku byiza, ndetse bafasha ndetse banifasha mu kwamamaza iri jambo ry'Imana binyuze mu kuririmba. Igitaramo rero, ibyo bitaramo byose barabikoze kandi bigenda neza. Ubu kano kanya korali irateganya gusohora indirimbo yayo ya mbere muri uyu mwaka wa 2024. Wow, cyiza cyane, iri hafi gusohora indirimbo yayo ya mbere. Urumva ko ni korali rwose ifite iterambere rikomeye, kandi Imana, dusaba Imana rwose ibafashe kandi bazabigeraho neza ijana kurinda. Ariko Roho Mutagatifu n'ubundi babana buri munsi arushaho kugenda abakorera ibitangaza, n'ibi byose bizagerwaho. Ntabwo bari bazi neza ko kuva kuri bari abantu 5 kurinda bageze ubu ngubu kugeza abantu uri kure bari hejuru rwose, umva banaririmba neza cyane, Kimihurura bayitwika rwose, ibintu bikagenda neza. Ntabwo bari bazi ko babigeraho, ariko kano kanya kumwe na Roho Mutagatifu ndetse n'umubyeyi Bikira Mariya barimo baragenda babigeraho. Ndetse n'indirimbo bagiye gusohora rero ya mbere, ndabashishikariza kugira ngo muzayikurikire, kandi nk'uko mubizi hano tuhababereye indirimbo tuzabafasha kuyamamaza ice hano hose rwose, tugende tubereka uko ibintu bimeze. Iyi ndirimbo rero yabo irateganywa gusohoka muri uno mwaka wa 2024, kandi urabona ko tugeze mu kwezi kwa 8, haracyariho igihe segonda kurindi mwajya kumva ngo iraje. Nizere ko izaba irimo rero ubutumwa bwiza, kandi nkuko iyi korali bigaragara, ndetse nuko tugenda tubibona ku mashusho, korali itegura kandi ibona ko ifite ahazaza hazima. Rero mu mipango yayo ikaba rero yariyemeje kuzajya ihora ikora ibitaramo by'indirimbo zisingiza Imana kubw'impuhwe za Nyagasani. Wow, korali iri gutegura umushinga mwiza wo gukora indirimbo 3 zayo muri studio. Indirimbo zayo zikazasohoka muri uyu mwaka ku mashusho meza cyane, ameze neza ya HD rwose. Nkaba nshishikariza rero mwese kugira ngo abantu bose bari mu Kimihurura badukurikiye, bakaba bari babarizwa mu yandi makorali, mufashe tuzamure ndetse duterane ingabo mu bitugu, tubashe kwamamaza ibikorwa by'ino korali, ndetse namwe ubwanyu mukomeze mutere ikirenge mu cyayo, muzamurana, ubundi ingoma y'Imana ikomeze yogere. Dore ko hanze hari ibintu byinshi byamaze kudogera, usanga ingoma y'Imana irimo iramamazwa n'abantu bamwe na bamwe, ariko hano mu Rwanda twaba tukifitiye amahirwe n'umubyeyi Bikira Mariya wadusuye hano ikibeho, akaba duha ingabire ndetse n'inema, akaba aradusabira kugira ngo dukomeze twamamaze ingoma y'Imana ndetse n'ijambo ryayo rikwire mu bantu bayo hose, haba mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Yego, dusabire rero no korali yacu Misericordia. Ukeneye kumenya byinshi kuri yo, ushobora gusura urubuga rwayo cyangwa se YouTube channel yabo, n'ubundi ni Misericordia, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Murakomeza mureba aho hejuru. Rero iyi korali ifite ahazaza heza, ifite aho yaturutse, ikaba ifite n'ahantu igeze. Oh my God, mwese hamwe dutere ingabo mu bitugu ino korali yacu Misericordia. Nyuma rero ya korali Misericordia, reka twihuta tujya ku gace ka kabiri k'igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, aho turebera hamwe indirimbo yasohotse muri iki cyumweru, cyangwa se kubera ko tumaze igihe tudakora, turebe indirimbo zimwe na zimwe, tureba uduce dutoya twasohotse muri kuno kwezi, cyangwa se muri kino gihe tumaze igihe tutarimo turakora, turebe tunamenye naho twazikura, ubundi dukomeze n'igice cya gatatu cy'umuhanzi w'icyumweru, cyangwa se umuhanzi w'umunsi. Ni wowe umbeshejeho neza, uhora
byinshi ku bwanjye, umpa ibikwiye uko bwije n'uko bukeye. rimwe na rimwe sinite kuri ibyo byose, kandi ari wowe ungize uwundi we. Babarira kuko ibyo byose birenga nkakubabaza. Ni wowe umbeshejeho neza uhoraho. ubwo kera navukaga, intoki zanjye zikabakaba isi nshya. Izuba naryo rikarasa mu maso yanjye, inkuru nziza zongorera mu gutwi. Yes, ukeneye rero ibindi bisobanuro kuri zino ndirimbo mumaze kubona zagiye zitrendinga ndetse zasohotse inshyashya muri kino gihe tumaze tutarimo turakora aya makuru, wakwihuta ukajya kuri platforms zabo ubundi ukabasha gukora amakuru agiye atandukanye. Reka twihuse rero tujye ku gice cya gatatu, igice cya gatatu cy'umuhanzi w'ukwezi cyangwa se w'icyumweru, umuhanzi ukirimo kuzamuka. Ese umuhanzi ninde? Reka turebere hamwe. Mfite impamvu yo kubyina, mfite impamvu yo guseka, mfite impamvu yo kubyina, mfite impamvu yo guseka, mfite impamvu yo kuririmbira uwagize ku isi ariwe muremyi. Iyo mpamvu nicogozwa n'iby'isi, kuko nahawe umwanya mukwiye. Inshuro bamweretse sinamenyaga ko hari ikiza kizambaho. Numvaga bavuga ko gukena atari ingeso, bigatuma numva nihebye burundu. Nabayeho mpabaye mu buzima bukomeye, ariko ubu ngubu ndi urugero mu bakire. Kurakunda igihe cyahawe nikigera bizacamo. Kurakunda dore nanjye ubu byaje gucamo. Navutse mbona. Yes, umuhanzi rero w'umunsi cyangwa se w'ukwezi cyangwa se w'icyumweru, umuhanzi witwa Elias Kelly akaba ari umuhanzi rwose uri kuzamuka neza cyane. Ni umusore ukiri mutoya cyane w'umurezi hariya, ni umurezi hariya Nyamirambo. Akaba rero ari umuririmbyi ukomeye cyane w'ijwi rya tenor muri Chorale de Kigali. Akaba rero yarakoze indirimbo, amaze gukora indirimbo ebyiri zimaze kumenyekana cyane. Akabaho imwe rero ikaba ari iriya imwe twumvise hariya, iyindi ikaba yitwa byaje gucamo. Ntabwo ari ebyiri gusa, ni eshatu. Ni indirimbo eshatu zimeze neza cyane amaze gukora uyu muhanzi rero. Byinshi tukazajya tugenda tubigarukaho. Akaba ari umuhanzi twashatse ko tuvugaho uyu munsi. Akaba rero
umuhungu ukiri mutoya, umusore ukiri mutoya rwose birimo neza, wumva ko afite ijwi ryiza. Akaba hano rero muri ndirimbo tumaze kureba yarafatanyije n'inshuti ze, rero nkuko muzahira kuri YouTube channel ye cyangwa muri wire kuri YouTube channel ye, hariho amazina y'izo nshuti ze zose ziri muri ndirimbo. Akaba rero ko ari umusore rwose ubona ko afite ahazaza heza, ibintu bikaba ari fresh. Igihe cyahawe nikigera bizacamo, dore nanjye ubu byaje gucamo. Reka nshimire buri wese rero twabanye muri kino kiganiro kuva cyatangira ukabusoreje. Nukuri uri imfura y'akamazi, turagukunda cyane kandi dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi. Ahasigaye Imana ibarinde, dusubire ku munsi w'ejo turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye birimo birabera muri Showbiz Gatolika. Ciao, Imana ibahe umugisha.